mateka y'isi igihugu gishobora kunyura mu bibazo bikomeye bigasa nkaho nta cyizere gisigaye. U Rwanda ni urugero rufatika rw'uko amahitamo, ubushake bwa politiki, imiyoborere myiza n'ibindi bishobora guhindura amateka. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, igihugu cyari cyarasenyutse burundu, abantu barishwe, abandi barahunze, ubukungu burasenyuka, inzego zose za leta zirasenyuka. Isi yose yabonaga u Rwanda nk'igihugu kitazongera kuzanzamuka. Ariko se byagenze bite kugira ngo mu myaka mike gusa u Rwanda rutangire kugaragara nk'urugero rw'iterambere muri Afurika? Ni gute igihugu cyavuye mu ivangura, mu rusyo rw'amacakubiri no mu bukene bukabije kikagera ku rwego rw'iterambere aho bururi kuvuga ku isi hose? Reka dufate urugero. Nk'ubu mu Rwanda hamuritswe indege zitagira pilote, drone, zitwara abantu, biba ubwa mbere bikozwe muri Afurika. Ni igikorwa cyabaye ku wa 3 Nzeri mwaka wa 2025 mbere y'amasaha make ngo hatangire inama yiga ku guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere izwi nka Aviation Africa 2025 kugira ngo itangire. Ni inama yabaye ku nshuro ya 9 yamaze iminsi 2 kugeza ku wa 5 Nzeri 2025 ihuriza hamwe ibigo bigera kuri 80 biri mu mirimo y'ubwikorezi muri Afurika. Indege zatangijwe mu Rwanda zizwi nka eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, zikorwa n'uruganda rwo mu Bushinwa rwa EHang, zikoresha amashanyarazi ku rugero rw'100%. Imwe itwara abantu babiri, ishobora no gutwara ibiro birenga 620 by'imizigo, ishobora kugenda intera y'ibirometero 30 mu kirere, ishobora kugenda iminota nibura 25 itarashiramo umuriro, ishobora kugendera ku butumburuke bwa metero 100, ifite amapine 12 afasha ku maguru ane, ifite ikoranabuhanga rifasha gutahura imbogamizi mu kirere. Melissa Rusanganwa, ushinzwe ubuhahirane mpuzamahanga mu kigo gihugu gishinzwe indege za gisivile RCAA cyangwa se Rwanda Civil Aviation Authority, nawe wakoze urugendo rwa mbere muri iyi ndege. Tudatebye tunyarukire ku kiganiro gikubiyemo ubuhanga n'ubunararibonye bya Rudasungwa wasumbye ibihumbi ku rugamba, hafite amateka maremare gusumba ikaramu z'abanditsi yewe n'iminwa yacu nk'abanyamakuru. Kuva kera gihanga u Rwanda karuraga ingoma karinga y'ingabe ganje izindi gasigara yihariyeho zahoze zose, kuva kera ku bwami n'abacakara kugeza ndo mu kiragano cyane mukunze kwita Gen Z, ntawubatse ibigwi nk'ibyo neza sana bikeye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, twinjire mu manuro yahaga abanyeshuri bigaga muri Harvard University Business School Boston kwa 26 Gashyantare mu mwaka wa 2016, mu myaka 9 irashize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mu perezida yari yatumiwe nk'inararibonye. Tega amatwi uvamo ubumenyi ku buntu. Twinjirane mu kiganiro. Thank you. Nyakubahwa atangira agira ati, First of all, it is going to be difficult. Icyambere biragoye gusobanura amanota nakabaye impabwa, ariko ko byaba kose amanota yose ni ingirakamaro kuri njye. Kuko mu butumwa yari amanota mabi, menya ko ngomba gukora cyane kurushaho. Yari meza, nanone menya yuko ngomba kuyabungabunga. No kuvuga ko niga ku manota ayo ariyo yose nahabwa. Ariko mbere na mbere ndashaka kuvuga uko ibintu bimeze mu Rwanda. Ni ibintu bigoye cyane, ariko birimo amasomo menshi atari abanyarwanda gusa, ahubwo n'ay'isi yose muri rusange, cyane cyane Afurika. Bigaragaza ibyo dushobora mu buryo bubiri. Ubwa mbere, aho twishyize icyago cyo mu mwaka wa 1994 ubwo ndabara jenoside yakorewe abatutsi n'isenyuka cyazanye, bigaragaza uburyo abantu bashobora kwigera nabi cyane ubwabo. Ariko nanone kandi mu myaka 22 nyuma y'icyo gihe byerekana kandi ibyo abantu bashobora gukora baturutse muri urwo ruhererekane rw'amateka mabi y'icyago bakagera ku rwego aho bitarukira ukwigereranya gusa, ahubwo nuko mu bihe bimwe na bimwe u Rwanda rushobora gutanga ingero zifatirwa amasomo ku isi hose. Niba urebye ku mavugurura twakoze mu nzego nyinshi, u Rwanda ruri mu myanya ya mbere mu birebana no gukora ubucuruzi nk'uko inzego mpuzamahanga zibipima, n'ubukungu bwacu bukaba buri mu bwa mbere ndetse buri no kurushanwa ku rwego mpuzamahanga. Yewe ikindi kandi n'izamuka ry'ubukungu bwacu ryanditswe mu myaka 14 ishize hagati ya 7% n'8% buri mwaka. Kuremera abagore no kubaha uruhare mu bya politiki, ubucuruzi no mu byemezo bifatwa. 34% by'abagore bacu bahagarara igihugu cyabo mu bijyanye no kuremerwa. 40% mu bagize guverinoma n'abagore, hagati ya 40% na 55% bari mu rukiko rukuru, mu nzego z'ibanze n'abameya. Twigeze kuvuga ku bijyanye n'ubuziranenge, kandi ni ingenzi cyane, ariko ntekereza ko ari ubuziranenge burimo koko. Niba urebye ku mubare w'abandikwa mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse no muri kaminuza, imibare irivugira ubwayo. Mu burezi busanzwe habamo ibibazo bibiri. Icya mbere ni umubare, n'abantu bangahe ushobora kwigisha, kandi mu by'ukuri twatangiye mu gihe hari ibibazo bikomeye cyane, none twabashije guhangana n'ikibazo kimwe ku kindi mu buryo bushimishije. Hari icyo umubare w'abandikwa mu mashuri. Ikindi turi gukoraho ni ugushoramo imari ku buryo yongera uburezi bufite ireme. Bishyizwe hamwe turacyari mu mwanya mwiza iyo ugereranyije n'ibihugu byinshi mu by'ukuri byagakwiye kuba biri imbere yacu, urebye aho twavuye n'ibibazo twabashije gucunga.
mu buzima ubwisungane bwose ku baturage bacu burimo buragenda neza cyane kandi buri mu buhagaze neza ku isi. Nanone turakomeza gukora ku bwiza bw'ubuvuzi, si imibare gusa ahubwo ni n'ubuziranenge bugomba kuberekeza, kandi nabwo buri kwiyongera mu buryo bugaragara buri mwaka. Reka rero mpingukire ku kindi kintu ntashaka ko kiza kubazwa mu bibazo. U Rwanda ni igihugu kitagira inyanja. Mu by'ukuri rimwe numvise abantu bavuga ku mihanda bayivuga nabi, ariko nuko hari abantu bataragera mu Rwanda cyangwa se bavuga inkuru yo mu myaka 30 ishize. Mu by'ukuri u Rwanda rufite imihanda myiza kurusha ibindi bihugu byo mu karere kacu. Ibi ni ukuri. Imihanda ni ibintu umuntu wese areba, ntabwo ari ibintu ndi guhimba. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo, ikintu kimwe gusa tutarubaka ni gari ya moshi, ariko turi mu nzira yo kuyubaka kandi dukorana n'akarere. Dufite umushinga rusange wo kubaka gari ya moshi izahuza Kenya, Uganda, Tanzania, u Rwanda n'u Burundi. Uyu mushinga umaze gutangira kandi watangiye gushyirwa mu bikorwa, ariko ku byerekeye imihanda ntabwo wagereranya imihanda yacu n'iy'ibindi bihugu byo mu karere. Si ibyo gusa, mu yandi mabwiriza y'ibikorwa remezo twashyizeho insinga za fiber optic zambukiranya igihugu cyose zigera hirya no hino mu gihugu. By'umwihariko biri gushyirwa hirya no hino mu mashuri, mu biro by'ubuyobozi, ku mipaka yose n'ahandi, cyane cyane aho ibicuruzwa binyura biva cyangwa bijya hanze. Twashyize hafi kilometero 4,000 z'izo nsinga. Umujyi wa Kigali uri gusohora ikoranabuhanga rya 4G LTE kandi ubu rigera mu yindi mijyi y'igihugu. Ibyo twagezeho mu iterambere bigaragarira buri wese mu buryo bukomeye, bityo n'ibikorwa remezo bihari bizafasha abaturage. Ubukungu bwacu ntibugarukira ku mibare gusa ngo tuvuge ngo 8% bikarangiriraho tutitaye aho biva. Oya, ni ubukungu nyabwo buvamo kandi bugashyigikira imibereho myiza y'abaturage bacu. Mu magambo make, twakoze ibishoboka byose nk'abantu kugira ngo duhindure uko ibintu byari bimeze. Mu by'ukuri reka nongere nsobanure, nubwo twagiye tubona inkunga kandi yari ingenzi cyane, si twenyine tuyihabwa. Hari n'ibindi bihugu byinshi ku isi bihabwa inkunga, ariko se ibingahe byagize intambwe ikomeye kubera iyo nkunga byahawe? Bityo rero ntibishobora kuvuga ko iterambere ry'igihugu cyangwa se ry'abantu biterwa n'inkunga gusa, biterwa kandi n'abantu bayihabwa. Uburyo bayikoresha neza ntishobora kuba inkunga yonyine, nuko abayihabwa bayikoresha. Kandi niba bayikoresheje mu kubaka urufatiro rukomeye ruzabafasha kwihagararaho no kugira ejo heza hazaza mu mibereho n'iterambere, ibyo bizabafasha. Kubirebana na MDGs byavuzweho, njye ubwanjye nari co-president wa komisiyo ya MDGs kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo, nkorana n'abayobozi batandukanye. Hari igihe twakoranye na minisitiri w'intebe wa Espagne n'undi wa Australia, uwa nyuma yari minisitiri w'intebe wa Norvège. Ibyo byose nari mbirimo mu myaka yatambutse. Bityo rero ibyo umuntu akura hanze birafasha, ariko nanone iyo uheranwa n'ibyo uhabwa gusa ntacyo ukora imbere muri wowe, uba ugiye kunanirwa, ntacyo wageraho. MDGs zafashije nk'urwego rutwereka icyerekezo cy'ibyo tugomba gukora, ariko kugeza ubwo bitangiye kandi ukabikora, ntabwo wabona intambwe na busa utarabitangira. Reka mpagarara aha mu gusobanura ibyo twagezeho, nakakira ibibazo kandi ndashimira no kuba ndi hano. Nishimiye ko nzagaruka nubwo mubona amasura mashya atandukanye, ariko buri gihe n'ibyishimo. Murakoze cyane. Aha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri kaminuza ya Harvard University yaramaze gutanga ikiganiro agiye kwakira ibibazo by'abanyeshuri batandukanye. Umunyeshuri wa mbere yaragize ati, ndumva ashaka kumenya icyerekezo mufitiye u Rwanda mu myaka 10 na 20 iri imbere. Perezida mu gusubiza yagize ati, icyerekezo cy'ejo hazaza ntigitandukanye n'icyo twari dufite, no gukomeza icyo twari dufite n'ubundi. Icya mbere, icyerekezo twari dufite gishingiye ku baturage, imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ryabo. Ibindi byose ni ibintu bidufasha kugera aho dushaka kugera, ariko intego nyamukuru ni ugutera imbere, kuba igihugu gitekanye kandi gishoboye. Turabizi ko bimwe muri byo byamaze kuba ibisanzwe mu bihugu bimwe na bimwe, ariko twe niho dushaka kugana. Ibyo abantu bose bifuza birasa, yaba ari mu Rwanda, muri Afurika cyangwa n'ahandi ku isi. Nibwira ko twakoze byinshi nk'uko nabivuze mbere, mu kubaka urufatiro rukomeye cyane ruzafasha gukomeza kubaka imibereho myiza y'Abanyarwanda. Turabizi kandi birenze kuri buri wese ku mutungo wacu wa mbere ari abaturage bacu, nuko twashora imari mu baturage bacu, ku buzima bwabo, uburezi bwabo, ubumenyi, no kugira ngo babe ari bo bayobora iterambere ryabo n'ibyo bifuza mu gihe kizaza. Iyo niyo nzira yonyine ishoboka. Bityo mu myaka 20 iri imbere, ntekereza ko tuzaba turi hafi kugera ku rwego rw'igihugu gifite ubukungu bushimishije. Ibyo nibyo biri mu cyerekezo turi kugenderaho kugeza mu mwaka wa 2020. Hanyuma mu myaka izakurikiraho, kuki tutagera ku rundi rwego nk'uko twabibonye mu bindi bihugu bigenda bitera imbere? Icyo cyari igisubizo yagenewe umunyeshuri wa mbere. Umunyeshuri wa kabiri yaramubajije ati,
mbere na mbere ndabashimira kuba muri hano, ndabishimiye cyane. Ariko na mugenzi wanjye Milika yabigarutseho, yavuze ikibazo cy'amashanyarazi. Ndumva ari ikibazo gikwiye cyane. Twakoze intambwe ikomeye, twavuye kuri 2% tugera ku 9% by'abaturage bafite amashanyarazi, ariko 9% ni gake cyane. Nifuzaga kuzamenya uko mubitekereza mu bijyanye no guteza imbere imiyoboro y'amashanyarazi. Numva harimo amahirwe menshi mu mbaraga zituruka mu butaka geothermal. Munafite gaze kamere izwi nka gaze metane iboneka mu kiyaga cya Kivu. None ntekereza ko mwifuza gushora imari mu miyoboro y'amashanyarazi kugira ngo mufashe inganda n'umusaruro w'ingufu. Nifuzaga kumva uko mubitekereza. Mu gusubiza, perezida yagize ati, mu by'ukuri imibare ishobora kuba yarasobanye. Ubu abaturage bafite amashanyarazi ni 22%, harimo abafite ku miyoboro n'abafite ku miyoboro y'aho batuye. Intego dufite mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere no gufasha 70% by'abaturage kubona umuriro w'amashanyarazi. Ibyo birashoboka kubera ishoramari rimaze gushyirwamo. Ubusanzwe isoko nyamukuru y'amashanyarazi yacu n'amazi, ariko ubu turi mu bikorwa bitandukanye. Urugero, dufite megawati 25 zimaze kuboneka zivuye muri gaze metane. Gukoresha gaze ya metane mu mashanyarazi byatinze kubera ikoranabuhanga rikenerwa, ariko ubu byamaze kugaragara ko bikora neza. Dufite gaze ya metane iri munsi y'Ikivu, iri mu bwinshi bukabije cyane, ni metro kibe miliyari 36, ariko icyarimwe ntushobora gukoresha hejuru ya miliyari 3, ariko niyitanga hagati ya megawati 700 na 800 mu gihe cyari cyo cyose. Ibi bizamara igihe kirekire kuko iyi gaze yongera uko yikora. Inzira ikomeye yari ukuyikura munsi y'ikiyaga kuko ivanze n'izindi gaze, hanyuma ugasukura ugasigarana gaze metane isukuye, ugasubiza izindi gaze mu kiyaga, nyuma ugatwika metane ugakoresha amapine turbines cyangwa se turbine ukayihindura amashanyarazi. Igeragezwa ryabyo ryagaragaje ko bikora. None ubu dushobora kongera umusaruro vuba bitewe n'amikoro aboneka, bityo mu myaka 2 cyangwa 3 tuzaba twongeye izindi megawati nka 300 kugera kuri 400 kuzo twari dusanzwe dufite. Niyo mpamvu byoroshye kugera kuri 70% by'abaturage bacu, kandi bishobora kuba byinshi mu gihe kiri hagati y'imyaka 2 n'3. N'amazi n'ingufu zituruka mu butaka za geothermal bishobora kuduha hafi ya megawati 90. Ibyo nabyo biri mu bikorwa. Hanyuma ni metane ndetse n'izuba dufite. Ingufu zituruka ku muyaga ntabwo zifite imbaraga nyinshi mu Rwanda ku mpamvu zimwe na zimwe. Ntekereza ko biterwa n'agace, ariko izuba ririmo kuzamuka. Umunyeshuri wa gatatu yongeye abaza ati, natekerezaga gahunda yanyu irebana no kubaka indangamuntu nyarwanda. Nuko byari ingenzi mu guhindura gahunda nyinshi mwashyizeho mu rugendo rwo kubaka u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Perezida mu gusubiza yagize ati, yego ni ikibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri ngomba kuvuga vuba icyo byadufashije mu byago twari tuvuyemo. Byavuzwe mu nkuru ibyerekeye amateka twanyuzemo, byari turaburende. Gusa indangamuntu zarukongera gukangurira abaturage kwiyubaka bakubaka igihugu gishya, kuko nta wigeze ubona inyungu muri ibyo byago. Nubwo habayeho amoko atandukanye mu baturage, yagiye ahura n'ibibazo by'ivangura n'ibindi. Nyuma y'icyo cyago buri wese yabonye ko nta muntu n'umwe wigeze abyungukiramo, nta muryango n'umwe, nta muntu n'umwe, buri wese yarahombye, yaba ku ruhande uru cyangwa urundi. Bityo habayeho kumva ko hakenewe ko abantu bateranira hamwe bakavuga bati ubumwe bwacu, gukorera hamwe niyo nzira yonyine iboneye twese tugomba kunyura. Ibyo byafashije gukangura abaturage, buri wese yaritabiriye. Niyo mpamvu kandi zimwe muri gahunda twari dufite byoroshye kuzishyikira mu gihe cyacu kurusha ahandi henshi ushobora gutekereza. Nyuma y'ibyo byabaye, murumva ko dufite amateka mabi, buri wese yarababaye kandi nta n'umwe udashaka ejo heza. Politiki nziza, gukangura abantu gukorera hamwe, politiki nziza zishyirwa hamwe. Ntekereza ko aribyo byaduhaye intambwe nziza cyane tubona kandi izakomeza. Umunyeshuri wa 4 yagize ati, njye mvuka muri Senegal kandi njya ngereranya kimwe mu bisubizo mufite n'ibyo muri Senegal. Natangajwe cyane n'ibyavuye mu burezi, aho mwabashije kugira za kaminuza 29 uhereye kuri mwe gusa yari iriho mbere ya Jenoside yabaye mu mwaka wa 1994 ikorewe Abatutsi mu Rwanda. Muri Senegal dufite kaminuza 10, dufite ibyiza byinshi mu burezi kandi dushyigikiwe cyane muri byo ndetse no mu gisata cy'uburezi. Ubwo itsinda ryo rwose sinaritindaho riratangaje, kandi ntekereza ko hari impamvu runaka, impamvu ikomeye cyane iri inyuma y'ibi ngibi. Nanone naratekereje ko bishingiye ku bidasanzwe ku Rwanda ugereranyije n'ibindi bihugu bya Afurika, aho muri igihugu cy'Abongereza n'Abafaransa icyarimwe. Nibazaga niba mubona uburezi nk'urwego mwashobora kugira igicumbi cy'ubudashyikirwa muri Afurika, aho mwashobora rwose gukurura abanyeshuri baturutse mu bihugu byose bya Afurika no kubaka iterambere rishingiye kuri uru rwego. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu gusubiza yagize ati,
Yego murakoze cyane. Ndavuga ko ibi bisanzwe biri kuba mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri urugero kaminuza ya Carnegie Mellon ifite ishami mu Rwanda, cyane cyane mu rwego rwa masters mu bijyanye cyane cyane n'ubumenyi bwa mudasobwa n'ibindi. Uyu ni umushinga twafatanyije kubaka nabo, ndetse kandi duterwa inkunga n'ikigega cy'Abanyafurika cy'iterambere ubwo twabasabaga kudushyigikira. Igitekerezo cyose cyari gukemura ikibazo cyo gushaka uburezi bufite ireme. Nanone kandi ntibibuza urubyiruko rwacu gukomeza kujya kwiga hanze mu mashuri makuru hirya no hino ku isi. Birumvikana ko dushaka ko ibyacu bitera imbere, ibyo kandi birakomeje. Ariko nanone twashaka ko dushyira ishuri rifite ireme nk'iri ngiri kugira ngo ritagirira akamaro u Rwanda gusa, ahubwo n'akarere kose kabyungukiremo. Mu by'ukuri akarere k'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kemeje ko ari ikigo cy'ubudashyikirwa abantu benshi bazajya baza kwiga no guhugurirwa. Kimwe muri ibyo rero, ikindi kandi no ku Rwanda ubu rwakira ikigo nyafurika cy'ubumenyamibare African Institute of Mathematical Sciences, mu by'ukuri gifitanye isano na Senegal. Nk'uko mwabivuze, mu by'ukuri hazaba inama mu mezi make ari imbere, yewe nanjye ubwanjye nzitabira ku bijyanye n'iyo mpamvu. Ni kubw'iyo mpamvu rero ikigo cyakoraga muri Afurika y'Epfo ubu kimuriye i Kigali mu Rwanda, ariko byose buri muri ya gahunda yo gushyira amashuri makuru yizewe, ndetse kandi bikongerwaho no kubishingira fondation cyangwa se umusingi. Mu mpera, niba ibi bihindutse igicumbi byazaba ari byiza cyane, ariko ikibanze cyane ku ntego zacu no gutuma abantu bacu ndetse n'abandi banyafurika bashobora kubyungukiramo kimwe natwe. Ni munyeshuri yongeye kubaza ati, ese hari amasomo mu byo mwakoze mwumva yashobora gufasha ibindi bihugu bya Afurika kuva aho u Rwanda rwavuye mu mwaka wa 2000 kugeza ubu ngubu? Ese hari isomo rimwe cyangwa abiri mwakoze rishobora gukoreshwa ahandi mu bihugu biri mu mwanya nk'uwo mwari murimo? Perezida Paul Kagame mu gusubiza yagize ati, yego ndumva bimeze bityo, nubwo ntigeze ntekereza ko by'iryo somo ridasanzwe, kuko u Rwanda nk'uko ibindi bihugu bya Afurika bimeze hari byinshi duhuriyeho cyane. Nubwo hari n'ibitandukanye, ariko numva ibiduhuje ari byinshi kurusha ibidutanya. Urugero ni imiyoborere, yaba muri politiki cyangwa mu bukungu. Niba urugero harimo kurwanwa ruswa yamennye ubukungu bwakira n'abusenya. Niba uburyo twakoresheje bwo kwegereza abaturage ubuyobozi n'uburyo bwo kubazwa inshingano kuva hasi kugera hejuru cyangwa kuva hejuru kugera hasi, ibindi bihugu byo muri Afurika nabyo bishobora kubikora. Kuki bitabikora? Byose n'ubushake bwa politiki, no kumenya niba wabyemeje kandi ubyiyemeje. Ndizera rero ko hari amasomo yakwigwa kuko natwe twize amasomo n'ahandi. Ibintu dukora bimwe byabaye nk'ibigeragezo, ariko ibindi twabihereye ahandi ku isi tugahita tubishyira mu bikorwa iwacu, kandi byatanze umusaruro. Niba rero byaradufashije ahandi, bivuze ko n'ibyo dukora nabyo bishobora gufasha abandi. Kuri icyo gitekerezo mwabonye ko ikigo cy'iterambere cy'u Rwanda RDB cyahanzwe gishingiye ku rugero rwa Singapore, kandi intego ya vision 2020 y'u Rwanda yari mu by'ukuri ishingiye ku rugendo rwo kubaka igihugu gishingiye ku bumenyi bitarenze 2020. Undi munyeshuri wa gatandatu yagize ati, nibazaga uko mwahisemo gukurikira uwo mujyo w'iterambere n'imbogamizi mwumva muzahura nazo mu gukomeza iyo nzira, naho mwumva hashobora kuzavamo gutandukira. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu gusubiza yagize ati, nibyo nkimara kuvuga ko twigiye ku bindi bihugu ku bunararibonye bw'abandi bantu, kandi koko turi hafi cyane ya Singapore, dukorana hafi cyane nabo. Mu by'ukuri byagize uruhare mu bintu bitandukanye, aho byadufashije kandi banaduhaye ubumenyi. Icyo dukora rero ni nko kujya mu isoko tugashakisha, tujya mu bihugu tukareba ibintu dukunda, kandi atari ibintu dukunda gusa, ahubwo n'ibintu bishobora kutugirira akamaro, hanyuma tugahitamo. Mu isoko twagiye guhaha rero twakunze ibyo twabonye muri Singapore. Kubera umubano mwiza twize ibintu byinshi turanabikorana yewe, kandi bimwe bituma igihugu gitera imbere. Kandi nk'uko nabivuze, ikintu cya mbere mu mutungo wacu ni amahitamo ashingiye ku baturage. Nk'uko umutungo ukomeye kurusha indi yose dufite mu Rwanda hari abaturage. Nizere ko wize byinshi. Ni naho nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ntiwibagire gukanda subscribe ndetse nakongera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comments wabaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Kwibutsa kandi ko nyirizina n'ingiye umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasongera ku muco n'intore idacogora umuhamya we n'imigambi. Ndi nyiramatwi umva byose, ndi nyiri nyinshi usanga hose, ndi nkubidahusha ndiga zitanyeganyega, ndi umugani w'amagambo n'indirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyageso nk'inyange, ndi umunyamitima w'ingabo za Kirima, ndi intore itarambirwa, ndi indangamuntu itarunduka, ndi isoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga kuri ngeri Plava, eye ni Plava TV. Dore muri video itaha.